hashize igihe sibyo hashize igihe kuko ndibuka ko yagutereye utarabyara Imana izamfashe nta sinzongere kubona ninde undi watereye impeta nako batereye ivi yego hagati yawe na Kimenyi ukahita ubyuka ukabona banjyanye ibyo bintu rero birashoboka ibyo bintu birashoboka yego kwa uduciye intege koko umugore arimo arahostinga Kimenyi abaryamye arindiriye umugore cyamurajyana Yesu yagiye muri okararanjyana use uzabigenza niba uri kureba ukabona kuri Saint Valentin ntago ufite uburyo uzatungura umukunzi wawe egera hino nukuvuga ngo akambivuge nitonze kujya benda batatwumva musore mugabo gentleman boy umva ntago nzi uburyo ndi ukwiti udafite ubushobozi bwo kuzasohokana umukunzi wawe dore ko abakobwa kenshi ari igihe gukundana n'umukobwa wakaba yumva ko amugani ari akabina yifitiye ku ruhande ari akabanke gato yifitiye ku ruhande kagomba kumumenamo amafaranga kagomba kumumenamo like ibyo akeneye byose uramusukisha uramugurira imyenda uramugurira ibiryo uramwishyura harara uramwishyura amazi n'umuriro guys nukuvuga ngo rero iyo mizigo yose bigasanga ukora akazi kamwe ka kazi nako kakwishyura ku kwezi amafaranga kagwa mu kwezi ni 60 ni 80 ni 100 abyo nyine ayo mafaranga mu mujyi wa Kigali ntabwo yagutunga icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri kandi nzabigenza gute kuri Saint Valentin iyo stress yatangiye kuba dore ikintu uzakora ufite umukunzi udashaka gusohokana akambivuge gutyo ntago ufite amafaranga yo kumusohokana ntago ufite amafaranga yo kumujyana ntago ufite ibihumbi 10 byo guheba ngo guzurura wowe buri buke rwapfuye guys wowe tangira ubu ngubu mushake impamvu ziri butume icyo gihe kizajya kugera mwaratandukanye ndagushimiye weho wakoze subscribe kuri FIA EMPIRE nkubwire ni huru umuntu w'ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi reka rero nangere nkubwire ni ndakwifuriza ibihe byiza nizere ko iminsi yawe iri kugenda igenda fresh uyu munsi turi ku munsi wa 27 mu minsi 365 birumvikana neza ko tugeze ku munsi wa 27 muri uyu mwaka wa 2026 reka nizere ko rero ibintu byose ugerageje gukora ibintu byose werekeje amaboko bigenda neza hello Kigali hubu turi saa 8 zuzuye neza ku isaha Kigali saa 8 ziruzuye mu bari muri gereza ya Mageragere saa 8 ziruzuye mu baruhukiye mu irimbi rya Rusororo twishimiye kukusanga kuri imiyoboro ngende FIA EMPIRE abandi banyita umwana w'ibwami ndudahinduka nka table periodique duhanuwe nayo hanari mu kirwa Patimo iminara yose yo mu mujyi wa Kigali iminara yose iri Bujumbura mu Burundi iminara yose iri Goma iminara yose iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba iri guconnecta yerekeza kuri FIA EMPIRE kugira ngo aya makuru akugereho 5 kuri 5 uwitwa Orushidi promoter akaba ari uri ku bugenzuzi bwa battery ziri muri telefone yanyu kugira ngo umuriro utabashirana naho witwa Habineza Mama DJ Heba Konde wakaba ari ku bugenzuzi bw'amajwi kugira ngo aya majwi muyumve ameze gutya 5 kuri 5 reka nizere ko iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru iminsi yanyu iri kugenda fresh we back to another street vibes today we are on Tuesday turi kwa kabiri itariki ni 27 z'ukwezi kwa mbere 2026 ikiba kinzanye mbanje kukubwira ibiri kuri iyi mihanda mbanje kukubwira we huba wibereye mu mirimo yawe ya buri munsi nubona umwanya wo kuba wajya kuri social media ngo menye ibiri kuhavugirwa hano ndakuzanira nkakubwira ibiri trend by'umwihariko kuri izi social media Facebook YouTube Snapchat TikTok Instagram ahantu hose kabisa mama kubereye nka FIA EMPIRE nkaba nkubwira ni weho icyo ugomba gukora no gukora subscribe ubundi bindi ukabimbaza ushaka kwambara neza nubwo urubyiruko nyarwanda nubwo urubyiruko rwo mu Rwanda abantu bari kuvuga ngo turakennye ariko yego nibyo turakennye ariko tugomba gukina dusa neza ni nacyo abantu benshi nyine wenda bateyeho comment kuri ira video y'ura mukobwa abavuga ati ariko uravuga ngo urakinnye ufite telefone nziza urasa neza imisatsi yawe irasukuye nago kuba umuntu adafite amafaranga bivuze ko atagomba kubasa neza nago kuba udafite amafaranga bivuze ngo ugomba kurinja birizi no amafaranga make ubonye ugomba kuguramo aga telefone keza nawe ukivura ko gahinda cyane ko kuri ubu ngubu urabika amafaranga n'ubundi agashira so wabona udufaranga ukambara neza ukambara
nk'umusirimu ukambara nk'umujene. Ushaka kwambara neza rero uwitwa Mucyo arakwambika neza. Nomero ze ni 07 9171482 arakwambika. Akorera hano Kimironko mu Izindiro. Noneho ikindi ku mafaranga yose waba ufite, ku mafaranga yose ujyanye, ugomba gutahana umwenda kandi ukubereye kandi wakunze. Nicyo kintu namukundiye. Umujene muzima cyane, yamenye ko urubyiruko dukeneye. Aravuga ati ngiye kuborohereza amafaranga yose ujyanye ucyura umwenda. Noneho afite serivisi nziza. Hari nk'ukuntu uvuga ngo wenda ufite assignment, ufite inama, ufite kujya gusura wenda inshuti zawe, ufite kujya gusura famille, weho uragenda akagukodesha imyenda ukayambara, ukagenda usa neza. Wavyo wagiye ukagaruka ukayimusubiza, ukongera mbese afite serivisi nziza. Weho izo nomero navuze ruguru uraza kumuvugisha, ubundi mupanga gatara. Afite imyenda, afite inkweto, afite buri kimwe cyose guys. Ikindi ushaka gukodesha imodoka wamubaza, ukeneye umushoferi wa danger na byara guys. Ni umujene witeje imbere, ni umujene ni muzima cyane. Izo nomero nakongera ngazisubiramo 0717141482 ukamubwira uti kabisa numvishe uri muzima cyane. Muri iki gihe rero turimo, by'umwihariko abanyarwanda, by'umwihariko urubyiruko, ntago hakabaye uri umujene udafite diplome man, ntago hakabaye uri umujene udafite visa, ntago hakabaye uri umujene udafite license. Ubwo ndi kuvuga perime. Come on. Rero witwa Shopet, mwarimu Shopet, nawe akorera hano Kimironko ya mbere. Ni muri Kimironko n'ubundi urabyumva. Yigisha imodoka, akakwigisha ibijyanye n'amategeko y'umuhanda. Ukora rimwe guys. Ushaka gutunga perime, nta musirimu wo mu Rwanda udafite perime. Nanjye natangiye kwiga guys. Rero ikintu ugomba gukora, ugomba kumuhamagara kuri 07807333 akakwigisha mu gihe gitoya. Kora rimwe uzane perime, nawe wamenya wasanga ari byo bintu wana bizagukiza. We are on street vibes. Nuko tuba dutangiye ikibazo biba biri kuvuga kuri iyi mihanda bari byinshi. Kubona aho umuntu ahera biba bigoye. Biba bigoye guys. Ngira ngo wenda duhereye ku makuru ya Nana. Ngira ngo Nana imbuga nkoranyambaga ziravuga ko yashakanye n'umugabo ufite umugore n'abana mu Burundi. Nahoze ndeba amakuru Nana yamenyekanye muri filime za Kiramani, ahanini ari umwactress. Ngira ngo twagiye tubona umurenge we utwituyeho gutyo tu. Ngira ngo umurenge we wabaye nk'uwa Idrissa na Vestina. Tubona nyine byabaye bagiye mu murenge. So video rero nabonye yakomeje kugenda icicikana hirya no hino, naho baba bari muri reception. Nana akavuga ati ubu ngubu tugiye kuvanga ibintu byose. Nagiye mbona ari video abantu benshi bagiye bagaruka bati ubu tugiye kuvanga ibintu byose. Abantu benshi bari baza ese ubundi kubera iki yari arimo pointinga kuba bagiye kuvanga. So uyu mugabo rero Bigirimana, ngira ngo yitwa Bigirimana Jean Paul, akaba ari umurundi. Biravuga ko ngo yasize umugore n'abana babiri mu Burundi, ariko amakuru dukesha ikinyamakuru cyo mu Burundi kiravuga ko aya makuru yabaye trend muri 2016 ngo kugeza ubu ngubu ntago bazi niba ari amakuru yizewe koko uwo muryango gihari cyangwa se uwo mugore yarashatse undi mugabo. Urumva rero byana nabyo nuko bimeze. Naho Mitsutsu we bya Mitsutsu, urumva Mitsutsu aba yibereye mu bigora, aba yibereye mu busheri ry'iyo ngiyo rwose. Navuga ngo yari content, ngo bakoranye ngo content ngo y'urukundo. Ntawamenya, wasanga yari content y'urukundo. Ikindi kintu wamenya kuri iyi mihanda street vibes today, nkwibutsa ko turi ku munsi wa kabiri, akaba ari umunsi wa 27 mu minsi 335 izagira uyu mwaka wa 2026. Ku itariki 14 hateganyijwe ko ari umunsi wa Severant, ari umunsi w'abakundana. Nabonye abavandimwe batangiye kugenda bawitegura, by'umwihariko abafite abakunzi, abafite abantu bita abafite abasheri, batangiye kwitegura Severant. So bigahurirana rero nuko dufite ubukene, urubyiruko turakennye, ariko nago dukennye byo mu mutwe cyangwa se ngo dukennye mu buryo bw'ibitekerezo, ahubwo
ibitekerezo birahari ahubwo ibishoro nibyo bidahari. Nyuma y'ibyo rero ukareba ukavuga uti se mukunzi wanjye nzamutunguza iki, ukareba ukakibura. Ariko ndagira ngo hano mugire inama y'ukuntu uzabigenza niba uri kureba ukabona kuri Saint Valentin ntabwo ufite uburyo uzatungura umukunzi wawe. Yagera hino ni ukuvuga ngo reka mbivuge nitonze kugira wenda batatwumva. Musore, mugabo, gentleman, boy, umva ntabwo nzi uburyo ndi bukwite udafite ubushobozi bwo kuzasohokana umukunzi wawe. Dore ko abakobwa kenshi hari igihe ukundana n'umukobwa we akaba yumva ko wamugani ari akabina yifitiye ku ruhande, ari akabanke gato yifitiye ku ruhande kagomba kumumenamo amafaranga, kagomba kumumenamo like ibyo akeneye byose. Uramusukisha, uramugurira imyenda, uramugurira ibiryo, uramwishyura harara, uramwishyura amazi n'umuriro. Guys, ni ukuvuga ngo rero iyo mizigo yose bigasanga ukora akazi kamwe, ka kazi nako kakwishyura ku kwezi. Amafaranga kagwa mu kwezi ni 60,000, ni 80,000, ni 100,000. Abyo nyine ayo mafaranga mu mujyi wa Kigali ntabwo yagutunga icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri. Kandi nzabigenza gute kuri Saint Valentin? Iyo stress yatangiye kuba. Dore ikintu uzakora. Ufite umukunzi udashaka gusohokana, kambivuge gutyo, ntabwo ufite amafaranga yo kumusohokana, ntabwo ufite amafaranga yo kumujyana nawe, ntabwo ufite 10,000 byo guheba ngo guzurura wowe buri buke rwapfuye. Guys, wowe tangira ubu ngubu mushakeho impamvu ziri butume icyo gihe kizajya kugera mwaratandukanye. Niyo shuha no kuvuga ngo niba uri kureba ukabona financial yawe ntabwo ihagaze neza, ukareba ukabona mu mufuka ntabwo bihagaze neza, landlord nziri kubara, ukeneye kugura imyenda, ukeneye kugura inkweto, ukeneye kwiteza imbere, imyaka yakubanye 28, 29, ukareba ukabona ko gatuti kose ntabwo uzabona 10,000 byo gupfusha ubusa ngo uri kugura ururabo ngo ugiye ngo kuruhanga umukobwa utari nashuwa neza ko muzabana. Uramwitaho ejo ukabona yajya. Mbese niba uri kumva ibyo ngibyo bikujenye nta gahunda ufite, tangira ushaka impamvu zizatuma icyo gihe kizagera mwaratandukanye. Ubwo ni shuwa, ubwo aho ndakunoshe. Abakobwa ni munera amabuye, ni shuwa ndi gutanga. We are on street vibes biri kuri iyi mihanda. Nakasamutwe nzovu ku munsi w'ejo umukunzi we yamutereye ivi mu mazi. Komanda nzovu ahabera kaga. Umukunzi we ku munsi w'ejo yamutereye ivi mu mazi amubwira ati sheri ngewe abandi baterera ivi ku butaka, abandi baterera ivi ahantu bateguye neza, ariko nge mutereye ivi mu mazi nk'ikimenyetso cy'uko nandukanye, nk'ikimenyetso cy'uko nge nawe dufitanye umubano utandukanye n'uw'abandi, ikimenyetso cy'uko nihari, ikimenyetso cy'uko ewana ngewe najya menyerwa. Ndirimbo ya Pompo Bruce Melody akomeje gukora promotion, ngira ngo wenda ni ibintu bizatanga umusaruro. Ngira ngo yagiye gukora promotion, yagiye ari kuwa kane, ubwo ni kuwa kane w'icyumweru gishize, hari mu masaa 5 gutyo. Indirimbo Pom yagiye ifite views 4,700,000 kuri ubu ngubu. Indirimbo Pom ikaba imaze kurebwa n'aba Katrebe. Indirimbo Pom ikaba imaze kurebwa na 4,400,000. Icyo gihe yari 4,400,000. None ubu ngubu amara Bruce Melody adashaka yabyihorera. Aisho Speed umusitari wa mbere dufite, abantu batari bazi ko ari umusitari. Abageze mu gihugu cya Ghana, abakobwa barwanira kumukorera massage, bamukorera massage ari abakobwa 10. Ariko niba ari agahararo, niba ari urukundo, niba twabyita ngo iki, Sherry Silver mu cyumweru cy'iminsi 7, byibuze iminsi 3 mu cyumweru cyangwa 4 mu cyumweru aba ari kwa The Ben mu rugo. Sherry Silver mu cyumweru cy'iminsi 7, iminsi 3 muri 7 aba ari kwa The Ben. Ahubwo tukibaza ni urukundo ni iki? Kubera ko uzabona ngira ngo n'ubu ngubu ari kwa The Ben, ahari kwifotoreza ku mwana wabo
abantu bakaba bakomeje kwibaza isi ubundi ni urukundo cyangwa ni ka karenge k'abagore abantu bajya bavuga maybe ko we never know ushobora gusanga biba biri ku mihanda nawe uzabigenzura wenda in the section comment. Sherry Silver afite amafoto menshi, afite utuvideo twinshi, afite uturiri twinshi, ari kumwe na Uwikeza Runa Mugisha. Hari ubwo umwana wa The Ben na Pamera yitwa Runa Mugisha. Katuvuge Runa. Uzarebe amafoto menshi, video nyinshi, reels. Sherry Silver ararusha reels, ararusha amafoto mama w'umwana. Mujya kuri social media mu bigenzure, ufate amafoto uri bubone kuri social media ya Sherry Silver, ama video uri bubone ari kumwe na Runa, urasanga ari menshi kuruta ibya Pamera na The Ben. Ntabwo ari amatiku ngewe nababwira ngiye mba mbabereye aho mutari, ngiye mu ibintu byose mba bikurikirana 5 kwa 5. Mujye kuri social media Runa Mugisha, noneho mwebwe mugende murebe amafoto afitanye na Sherry Silver muyabari n'ama video, noneho mugende murebe amafoto Runa afitanye na Pamera muyabari, murasanga Sherry Silver afite amafoto menshi ari kumwe n'umwana wa The Ben na Pamera kurusha ababyeyi be. Tukibaza why. Urumva ko ibintu Miss Naomi akomeje kwiyama abari kugenda bavuga ko umwaka ushize ngo n'undi utashye mu by'ukuri ataragaragazwaho kuba nyine atarabyara, kuba yarakoze ubukwe mu mwaka washize. Ngira ngo yakoze ubukwe mbere ya The Ben cyangwa ntago mbizi, ariko ntago mbyibuka, ariko abantu bakomeje kuza muri commentaire bavuga ngo kubera iki batabyara. Ahubwo tukibaza, kubyara n'umushinga, ese hari igihe ubundi cyagenwe cyo kuba umuntu nyuma y'uko akoze ubukwe agomba guhita abyara? Ese Abanyafrika rero bikahurana nuko ngo ku mugabane ku isi hose ubusanga buri mugabane wose uriho umunyafrika. Hako ni nabyo rero ari umuzungu murumva by'abana 10 ukagera iwe ugasanga ngo afite abana 10, abana be ari umuzungu, ariko gera muri Afrika wirebere ufite bacya ufite 6. We are on street vibes. Mbandi kukubwira ibiri kuri iyi mihanda kabisa. Witwa Aisha Speed we nago wa scrolling kabiri wana taramubona. Ngira ngo Papa Gigi cyangwa se Kevin Kade ashobora kuba yateguje indirimbo afitanye na Mario, aho basohoye aka video bari muri studio bisa nkaho bari guteguza ikintu cya danger. Reka twizere ko izaba ari boro ya danger. So nkubwirini rero ibiba biri kuvugwa kuri social media bari byinshi, biba biri kubera muri iyi mihanda abari byinshi. Ni mu gihe kandi Aganamiki nabo bakomeje kwitegura ubukwe bwabo. Mu kiganiro Muyango Claudina aheruka kugirana na Murinda Habirene yavuze ko ibyo kongera gutererwa ivi bishoboka cyane. Mu mpera za 2022 hatangiye guhihwiswa ko byaba bitameze neza, ariko bombi bakaryumaho ntibagire icyo bashaka kubivugaho. Rero Muyango ubwo yari ari kwa Murinda Habirene yavuze ko bombi bidatinze hashobora kuba umwe muri bo ashobora kuba yashaka. Wumve uburyo we yabivuze, umwe muri bo ashobora kuba yashakwa. Wumve uburyo yabivuze. Hashize igihe sibyo? Hashize igihe kuko ndibuka ko yagutereye futarabyara. Imana izamfashe nta sinzongere kubona ninde undi watereye impeta nako batereye ivi. Yego hagati yawe na Kimenyi. Ukahita ubyuka ukabona banjanye. Bagushyira ibintu rero birashoboka. Ibyo bintu birashoboka. Yego kwa uduciye intege koko umugore arimo arahostinga. Kimenyi abaryamye arindiriye umugore cyamurajyana. Yesu yagiye muri okararanjyana use. Gira ngo rero iyo bigeze ku mishinga y'abagore n'abagabo nyivamo, ariko mu by'ukuri nago umuntu ufite umwana
sinumva ikindi kintu abategereje, sinumva irindi rari, sinumva andi matsiko aba agifite. Njye mba numva ko mu gihe umuntu yarangije gushaka umugabo, basezeranye, byarangiye, banabyaye, mba numva ko aba uwo yaremewe aba ari uwo. Ariko maybe wasanga wenda nanjye iyo situation ninyigeraho nzabyumva bitandukanye nuko biba bivugwa, ariko mu by'ukuri urabyumva ko ngo Muyango ntago byatungurana nyine ngo aramutse ashatswe n'undi mugabo cyangwa se Kimenyi we nta kintu arabivugaho kugeza ubu ngubu bya social media, nta kintu arabivugaho, yaryumyeho arituriza. Ubwo rero ejo bundi mushobora kujya kubona mukabona Muyango akasuwe bakora ubundi bukwe. Ndabagore namwe niba ariko muba muri kubibara, ubwo niba ari uko muba mubibara ubwo n'ibyabahombanye. So ibiba biri kuvugwa muri aya makuru aba ari byinshi cyane, aba ari byinshi guys, aba ari byinshi. I show speed nyuma yo guhura na Kagarangira ngo mwabonye ko byamwongereye imbaraga. Rwiziringa birasa nkaho content ye ari gushaka kugireka cyangwa se akayihindura. Indirimbo yasohotse umwaka ushize, ariko iyoboye izikunzwe nkuriremo. So guys, reka ngushimire rero twabanye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Nkubwire ni uri umuntu wa danger, uri umuntu w'agaciro cyane mu buzima bwa FIA EMPIRE. Nkubwire ni ushaka gusirimuka rero, ushaka kwambara neza, mucyo arabigufasha mu 0779141482. Aragukodesha imyenda, aragukodesha imodoka, aragutwara. Guys, wowe muhamagare ku kijyanye na mbese ikintu service yose waba ushaka, ifite aho ihuriye n'imodoka, ifite aho ihuriye n'ibyangwe, aragufasha. Nawe ushaka kwiga imodoka, ushaka gutunga perime, ushaka kujya gukora ibizamini bijyanye n'amategeko y'umuhanda, shope aragufasha. Ni mwarimu shope 78070333. Reka ngushimire rero wowe twabanye, mubwire ni kora subscribe kugira ngo n'icyegeranyo ejo ndi bugukorere kikugereho 5 kuri 5. Ibihe byawe bikomeze bigende neza, Imana ikomeze iguhereza amafaranga, Imana ikomeze ikurinda amadeni, Imana iguhazuramo, Imana iguha ibyo wifuza byose. Ikirutaho ukomeze usenge, nubwo byaba bidakunda uyu munsi, ntago biri gukunda, n'ejo wenda ntibyakunda, ariko maybe ejo bundi bishobora kuba byakunda. Njye nari FIA EMPIRE mu kiganiro cyitwa Street Vibes, aho mba ndi kukubwira ibiri kuvugwa kuri iyi mihanda, by'umwihariko kuri social media, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, TikTok, ahantu hose. Reka ngushimire, nkubwire ni wakoze.